Umuryango wa IDIR uri guhugura urubyiruko rwo mu karere ka Bugesera uburyo rushobora guhinga ibiti cyane cyane iby'imbuto rukabikuramo umusaruro uhagije ndetse bikaba byabafasha no kubona igishoro cyabafasha kurushaho kugera ku bindi bifuza. Uru rubyiruko rukaba rugaragaza kwishimira iki gikorwa aho ruvuga ko rwiteguye gutangira gushyira mu bikorwa ibyo bari kwigishwa kuko bitazafasha gusa kubona amafaranga mu kujyana umusaruro ku isoko ahubwo bizafasha no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira. Hano mu mahugurwa ya IDIR Rwanda bari kudusobanurira ku guhinga imbuto ziribwa zidufasha ku kurwanya imirire mibi no kugwingira kw'abana bato. Nkuko nk'akarere ka Bugesera dufite ikibazo cyo kimwe duhuriye no ku tundi turere twose two mu gihugu ko nta hagaragara ubutayu, nta mbuto ziribwa zihari, inyinshi tuzikura mu bindi bihugu byo hanze. Twishimiye aya mahugurwa rero ko tugiye kubona imbuto mu karere kacu tukihaza mu mbuto tukazamura n'imirire mibi ikagabanuka n'ubugwingire tukabusezerera. Bari kuduhugura ku bijyanye n'ukuntu twatera imbuto ibiti hafi y'urugo. Gutera ibiti bijyanye n'imbuto kuko bidufasha kwiteza imbere nk'urubyiruko kandi bikaba birinda n'indwara, cyane cyane ko iyo ufite imbuto uzikunda no kuzikoresha cyane ntabwo ukunda kurwaragurika. Mu buzima bwanjye mu mibereho rusange yo hanze bigiye guhinduka kuko nizi uburyo igiti kigomba guterwa, uburyo kigomba kubungabungwa n'uburyo kigomba kunteza imbere mu mibereho ya buri munsi. Uyu mushinga uzanatanga ibiti by'imbuto ndetse n'ibindi bizaterwa muri aka karere kugira ngo iki gikorwa kibashe gukomeza. Urubyiruko rukaba ruvuga ko rwiteze kugira byinshi ruzakura muri iki gikorwa. Abajene ba Ntarama dukunda umurimo, tugendera mu mvugo ivuga ko abajene turi imbaraga z'igihugu zikora kandi vuba. Tugiye gukora ubukangurambaga ku miryango yacu tunabishyira mu bikorwa, duhinga imbuto ziribwa mu ngo zacu mu gihe gito cyane turaba twabisezeye. Icyo nkuye hano ko ngiye kugenda nkatera igiti kuko ibiti nitumara kubitera hakazaho imbuto nyinshi. Batubwiye ukuntu tuzajya tubikorera neza kugira ngo bikunde bigire imbuto nyinshi, wabijyana no ku masoko gutyo business yawe ikunguka. Ubona bizahinduraho nk'ubu ngubu nk'urubyiruko kenshi utavuga ngo ntangiye business yanjye kubera nk'ikibazo cy'amafaranga, ariko tumaze kubona yuko nitumara kwiterera ibyo biti bazanabituzanira cyane ko ariko batubwiye bakanabikurikirana yuko nibigira izo mbuto bizadufasha kugira ngo tubone n'amafaranga ko twabishoye ku masoko no hanze y'igihugu. Ngiye gutera ku buryo kigomba kumbyarira umusaruro, n'uburyo ngomba kucyitaho nkakibyaza wa musaruro nkaba nawushora mu isoko cyangwa se no hanze y'igihugu. IDIR isanzwe ikorana na guverinoma y'u Rwanda mu bikorwa by'iterambere cyane cyane binyuze mu buhinzi. Bikaba byitezwe ko uyu mushinga batangije mu karere ka Bugesera uzagira byinshi uhindura cyane cyane mu mirire myiza y'abagatuye nk'uko Daniel uyobora ku rwego rw'igihugu yabigarutseho. We support the government to do the economic development from green growth. Dufasha guverinoma mu gushyigikira ibikorwa by'iterambere cyane cyane mu cyerekezo cy'ubuhinzi. Ndatekereza ibi turi gukora byo guhugura urubyiruko by'umwihariko mu kugabanya ikibazo cy'imirire binyuze ku bikomoka ku buhinzi ari ingenzi cyane. Inama yanjye kuri IDIR nuko ibi byakomeza cyane cyane mu gukemura ibibazo ndetse n'amatsiko twabonanye uru rubyiruko byose bigasubizwa, bakarushaho kubona amahugurwa, bakarushaho kwiyungura mu bumenyi ndetse n'ibyo bibaza bikagabanuka. Bikaba biteganyijwe ko IDIR izazana ibi biti mu minsi ya vuba bigaterwa neza, inshingano zo kubyitaho zigahabwa uru rubyiruko ari narwo ruzajya rusarura ubwo zizaba zimaze kwera. Uretse gutanga umusaruro, ibi biti bikazanafasha kurushaho kubona amafu muri aka gace ka Bugesera nka kamwe mu duce tuzwiho gushyuha cyane mu gihugu. Ni inkuru ya Ngabo nziza mu ijwi rya Ngabo Jean Pastel.